Nshuti bakundwa bene data, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, dushima Imana ko ikomeje kuturinda kandi namwe ikabikomeje kubarinda. Mu by'ukuri tunejejwe n'Imana mu mutima wacu ko mudubana natwe umunsi ku munsi. Dore ba basore banyu rero nabazanye, ba basore mukunda cyane, muhora mubambaza muvuga ati mukomerezaho, bakomerezaho, comment rwose turazibona, ariko nta kindi kintu kituzanye ubukuru uyu munsi ni ugushima Imana, tunabashimira nk'abanyarwanda ndetse n'abari hirya no hino mu mbibi z'igihugu cyacu ndetse n'abari ibwota amasimbi. Turabizi ko mushimishwa rwose n'indirimbo nziza tubakubitiraho z'umuduri. Uyu rero ni umuduri dukoresha gakondo y'abanyarwanda, dukoresha gakondo y'abanyarwanda, haba mu bukwe, indirimbo z'Imana, murumva ko injyana zose tuzirimo. Rero rwose dore abasore ngaho bari imbere, muri murabareba ku Ijambo Ribohora TV, muradusapotinga, mukora subscribe. Mana yanjye, umva aba bantu ntitwabahereza rwose, tubaha iki? Ntacyo tutabaha, barabizi. Imana rero nuko ikintu cya mbere, kuko ntabwo wabona icyo umuntu, ahubwo umuntu uramubwira, ubwira Imana ngo buri muntu wese wagerageje kudutera inkunga ndetse no kwishimira ibihangano byacu cyangwa se kwishimira umuduri, kuko twebwe dukoresha ibihangano nk'Abanyarwanda, nk'abanyarwanda. Rero abantu bakuru kenshi na kenshi nabonye abantu bakuru babikunda. Hari nabigeze kunyandikira barambwira ati aba bana rwose barimba indirimbo nziza gakondo. Hari n'umuntu mwegeze kumamagara arambwira ngo ndatekereza ni Kayonza ariko sinzi aho hana hariho. So turaza kubivugaho mu kanya gatoya, ariko sinzi niba mwakongera mukabibwira. Ngiye ni Rudasingwa Emmanuel nk'uko bisanzwe. Mwakwibwira abakunzi bacu. Imana yatugize umwe, nyamara ku bwacu ntitwari kumwe. Dushima Imana yatugize umwe, nyamara ku bwacu ntitwari kumwe. Murakoze cyane nk'uko mubibona. Aka kantu karangije nk'uko bisanzwe ni Umuduri Boys nk'uko bisanzwe. Abasanzwe batuzi bo barabizi. Turabashimiye rero cyane, turabaramukije mu izina ry'Imana n'Umwuka Wera. Amen. Rero ubu ngubu pe, uburyo mudukundamo, uburyo mukomeje kugenda mudushyigikira kugira ngo tugere ahantu tugera, turabashimiye, ni ukuri cyane turabashimiye. Ubu ngubu twicaye aha ngaha ari mwe turi gushimira. Ndashimira mbere na mbere abantu bagiye baduha ibitekerezo, bagiye batubwira ibitekerezo ati turashaka, bagiye badusaba amakorasi menshi, baravuga ati mujye muturirimbira, muzaturirimbire korasi zimizi, muzaturirimbire indirimbo iyi. Natwe twabishyize mu bikorwa, zimwe na zimwe baragenda bazibona banazumva. Rwose uko mwadutumye twarabatumikiye, nabo tutaratumikira kandi turacyahari, mukomeze mudutume cyane. Nawe ushaka ko ari korasi twagukorera, ukavuga ati ngenda ndashaka ko munkorera korasi, yandike muri comment tuzayigukorera. Amen. Ubu ngubu nimwe tuba turi kubikorera. Korasi ishaka tuyigukorere, akandi karirimbo ushaka gahimbaza Imana twicaye tukagukorera. Ariko reka mbabwire, mujya mubona nko muri comment, burangiye nkunda kureba comment cyane. Yego. Ariko korasi zose twagiye turirimbira abakunzi bacu, ndakubwiza ukuri, barazikunze, baduha motivation, courage. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Noneho hari ukuntu bavuga ngo Imana ikomeze ibongera imbaraga. Hariya bidutera natwe guhora dushaka utuntu dushyashya, kandi murabona ko indirimbo amakorasi aruhura mu imitima y'abantu. Njyewe noneho by'umwihariko hari indirimbo ya mbere mwigeze kuririmba
umva ari igihe ngiye gutya nkayishyiramo ngiye kuryama nkayumva oya uzi se ngewe ejo bundi ibintu byambaye nagiye ntega umumotari ndamutega ndamubaza kugira hano runaka ongera ijwi abakunzi bacu bakumva hano runaka nangahe arambwira ntazi yuko anansi arantwaye turagiye arambwira ati ariko buriya nkunda ukuntu muririmba gase wanyumvishe wamenye gute ko ndirimba nta n'igikoresho nta gicurangisho nari mfite byibura ngo amenye ko ndirimba arambwira ati narabarebye ku ijambo ribohora TV yasi ati iriya ndirimbo ngo intambara zitabayeho wavuga iki wavuga ko warwanya uruhe rugamba ingorane zitabayeho wavuga iki wavuga ko warwanya uruhe rugamba amen iriya ndirimbo ngo yaramufashije cyane yarayitsubiriyemo numva koko yankurikiranye mpita mbwira Imana nti Imana ubundi rero wa mugani ese werekane njya nkunda kubwira abantu wa mugani intambara zitabayeho wavuga iki se wavuga ko warwanya uruhe rugamba utarwaye ngo Imana igukorere ibitangaza uhure n'ibigeragezo ukene wari ukize wari ufite taje ihananuka uyibure wari ufite amakamyo mu muhanda ahananuka uyabure ariko buriya impamvu buri ikintu iriya ndirimbo njye nabonye isobanura ngiye ku ruhande rwanjye ariko njye mbona isobanura ubuzima tubamo y'Imana ishaka kugukoresha uko ishaka ugomba kuba muri urwo rugamba ugomba kuba mu ntambara rero nta muntu uvuga intambara atabayemo nta muntu uvuga intambara atarwanye nta n'umuntu uvuga intambara Imana itamukijije ari intambara y'amasasu ari intambara y'abadayimoni ari intambara y'ubuzima muri rusange nta muntu ujya uvuga ikintu atabonye rero buri iyi mpamvu abakunzi bacu badukunda ni uko tubashyiraho ibintu biri muri twebwe biri mu ibanga ryacu ry'ubuzima niyo mpamvu rero natwe hamwe n'abasore murebe imbere ya kamera turiteguye kujya tubashimisha icyo mushaka cyose mujye mwandika muri komenti mutubwira ati bimeze biti ko tutarimo kubona ibintu ikindi nanone shaka ko mubwira abanyarwanda hari ibihangano bishyashya tuba dufite ariko se buriya baranabizi ko hari gahunda yo kwigisha n'abantu umuduri ihari gahunda irahari twabivuzeho ubushize twabivuzeho rega none se muri ngewe iyo ndebye hano mu Rwanda mbona tutari abantu benshi nyine ducuranga kino gicurangisho ku buryo bizahoraho kuko nta wamenya ushobora kuba uri muzima none ejo ukaba utakiri muzima cyane ugenda ejo ukaba utakiriho ahubwo ubu no kuva mu kiganiro tukaba tutakiriho byose birashoboka cyane rwose ko muri iyi si turi abagenzi rero nk'uku nguku mba mbona yuko ngewe tuba twaba tubyihereranye twenyine mu gihe se tutazaba duhari ni bande gukomeza nyine bino bicurangisho cyangwa se batanga ubutumwa nk'uko natwe tubutanga mesaje wenda ziruhura abantu izibigisha se ubuzima tubayemo ibyo tugomba kwitwara ariko muzi n'ibindi bintu imbere y'Imana muzi n'ibindi bintu Imana ibirimo cyane rwose Imana ari indirimbo twaririmbye bazayumva ibirimo Imana ibirimo Imana ibirimo cyane ariko wamana hari indirimbo Imana ihabwa icyubahiro hari indirimbo twaririmbye mfite umukunzi umenyera ubuzima unyitaho baraza kuyumva hari ahantu bigera harya ubwo ni yandi Sahiri hari ibihe tugeramo ongerejwe hari ibihe tugeramo tukumva nyine turihebye pe ariko tugiye twibuka ko dufite nyine umukunzi twitaho tumenyera ubuzima uko bwije uko bukeye ibibazo byose duhura nabyo uburyo ngewe iyo ndebye ubuzima bwacu uburyo tubaye ngewe mba mbona tubaye ku buntu bw'Imana kuko nk'ubu nge sinkora mu biro
sinkora simfite akazi ariko urabona ukuntu musa ariko murasa neza basi ariko n'umuntu urabona kuri kamera arabona ko yahita kubarira nk'umuntu ukora muri minisiteri runaka kandi ari umuduri rero ariko nari ndimo mbivugaho hari umuntu umwe wampamagaye kuri telefone arambwira ati ni ku Ijambo Ribohora TV nawe ati none se ati ko mbashaka uwo muntu sinzi niba ari uburangare nagize ntabwo mbizi ariko nimero ye sinzi ukuntu yancitse ariko yaza kuba n'ubundi naza kuba abifite muri gahunda nanakomeza no kure ikiganiro cyacu azongera atuvugishe yavuze ko ngafite ngo ahantu niba ari muri za Kayonza ngo bashaka ko tugirana kontra ndamaze se kontra ushaka ko tujyana iyi ati dufite niba ari company ngo yakira abantu ariko ishingiye ku muco gakondo ati none nanjye ati ndabashaka ndashaka ko twajyana kontra tukagira uko tuvugana hanyuma mukajya mususurutsa abantu batugana so sinakomeje gukurikirana nawe cyane ariko buriya nadukeneye azatubwira hanyuma turebe ko n'abandi kandi badukenera iyo ni support nyine burya we nagari support ni akazi kandi natwe dukeneye abantu kugira ngo tujye dususurutsa bakanadufasha kuba twapushinga nyine bihangana bikagaragara hano hari ikindi kintu dushaka kubwira abakunzi bacu n'abanyarwanda muri rusange umuduri ni igihangano gakondo uko muzi umuntu azi gukubita ingoma uko muzi umuntu acuranga igicurangisho iningiri n'ibiki umuduri uri mu bihangano gakondo byagiye bikoreshwa n'abatubanjirije uyu munsi wa none haba muri mize runaka mwaduhamagara twebwe tugagirana amasezerano tukajya dususurutsa abantu baje babagana haba mu nzu ndangamurage kubataramira ni ibintu byoroshye cyane abaje bakabona ko hari umuduri wa kera ariko uyu munsi wa none urimo gukora dore yuko abantu benshi nta nubwo rigabana hari abantu benshi cyane ntabwo babizi ariko iyo ubiberetse nyine ubona nyine ari amazing kuri bo ari ibintu bitangaje hari abanyamahanga ari abanyarwanda n'abanyarwanda ubwabo barawureba bagatangara bakumva uburyo uvuga bagatangara uburyo ucuranga ukaririmba bagatangara bakavuga ati iki gicurangisho bagashaka nyine kukimenyaho byinshi hari n'abashaka yuko tubasobanurira ngo aka ni agaki iki ni igiki ugasanga nyine ntabwo barawusobanukirwa cyane ariko bakumva umurya bagahita bati bagatwarwa tugenda tugatarama abantu bakabyina bakizihira ikindi abantu mu makwe abadukenera cyane niho dukora abantu bakenera rwose aba basore mu bukwe ni karibu amanimero yacu ya telefone yose turayashyiraho hano umuntu uzishaka ajya duhamagara hanyuma rwose twumvikane tugende tubataramire ntago duhenda ni ukugira dususurutsa abantu so rero mbibutse ko Ijambo Ribohora TV ikintu ibereyeho ni ukuzamura ibihangano by'abantu barimo kuzamuka umuntu wese wumva ko afite igihangano ashaka kwamamara ntakizane hano rwose tumusapotinge tumuteze azamuke nawe atere intambwe agera ahantu agera ntacyo bitwaye kuko twebwe icyo tubereyeho dukore tube timu nini dukore ikintu nyine kizahoraho uburyo nabo mu bintu byo kuvuga ngo nabo tuzasigira ntabwo turi mu myaka yo kuba twagenda turacyafite igihe cyo kubaho turacyafite igihe cyo gukora tugakorera igihugu tugakorera abantu bacu abanyarwanda tugashimisha abantu ubu tugeze mu gihe cyo kwishima abantu rero bagomba kujya bareba ibihangano bakishima umuntu yibereye mu buriri bwe akumva akareba ibihangano akishima hano ku Ijambo Ribohora TV tuhari kugira ngo tubohore imitima y'abantu mu buryo bw'indirimbo
z'Imana no mu buryo bw'ibihangano byiza bitarimo gusebanya, bitarimo amagambo mabi, ni ibintu byiza gusa nibyo muzasanga hano. Harimo ijambo ry'Imana, harimo indirimbo z'Imana, kuramya no guhimbaza, ndetse n'ibihangano byiza nyarwanda. Ibyo byose biremewe kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nabahaye igihugu kugira ngo mukinezererwemo. Tugomba kukibamo, tukakibamo neza. Rero ibyo nibyo ngewe mba ndimo kubwira abantu kugira ngo basobanukirwe. So rero muri make ngiye icyo ndimo kumva, ariko mumeze neza abasore bandi? Tumeze neza cyane. Amakuru ni meza. Ndabizi ko mwari mukeneye kubona isura yanjye nanjye. Muri aka kanya rero turi timu y'abantu batatu ubaha ngaha. Turi timu igomba kubashimisha, si byo se? Cyane. Buri muntu wese aho mudutumiye tuzajya tuza, kandi uyu muduri mureba, uyu muduri hari ukuntu uhuza na piano. Uyu muduri uhuje na piano birakorana, amanota akabamwe. So rero nk'abantu badukeneye mu bukwe, ahantu hariho hose turi tayari rwose, tukavugana. Nimero zacu muraza kuzibona hasi uko tungana, hanyuma abadukeneye mujye mutubonera ku gihe. Icyo nicyo kintu tubijeje. Ikindi cya kabiri, turashimira abantu, twongere dushimire. Twebwe hano twazanywe n'amashimwe uko twatangiye, mugenzi wanjye uko yababwiye, hano turi mu mashimwe gusa. Turashimira buri muntu wese wakoze subscribe, turashimira buri muntu wese wakoze like, turashimira buri muntu wese wateye comment. Mw'abantu muri indashyikirwa, inkoramutima. Ongera ijwi, muri inkoramutima. ubwo se nuko babivuga? Mwacangiremo babyumve. Ubwo se nuko babivuga? Kiraziririzwa. Ariko Yesu we, rero turabashimiye by'intangarugero abantu mwese mwakoze subscribe nk'uko mugenzi wanjye baracyayi kandi na n'ubu muracyazikora. Dufite intego yo kunezeza abanyarwanda, kandi banyarwanda tugeze mu gihe cyo kwishima. Tuvuye mu bihe by'imibabaro, twabivuyemo, ubu tugeze mu gihe cyo kwishima cyane rwose. Rero mudutumire ahantu hose mudushaka, turahari. Gusa mukaduteguza mukatubwira ati turabashaka muri pati runaka, tukabategurira ibihangano byiza, indirimbo nziza ziri selectionné. Si byose cyane. I love you so much. Ndabakunda cyane, umutima wanjye muri ku mutima. Natwe turanezerewe kuba batwereka. Ariko ufite ijwi ritoya ntabwo bakumva. Ongera ijwi nk'umuntu uri muri stage. Turabanezerewe cyane uburyo mudukurikirana, uburyo mutwitaho, uburyo mutwereka yuko turi kumwe, mudushyigikiye. Ni iby'agaciro n'ukuri. Tugira kandi kantu tubwira abantu, mureke mbabwira kandi kantu kamwe. Ariko muzi ko uburyo Imana ikunda u Rwanda n'uburyo dukunda twebwe nk'abanyarwanda, muzi ko igihe tugezemo abantu bose, si ibintu ngiye kuvuga byari ngombwa urumva niba cyane kambyihorere, nzabivuga undi munsi, nzabitegurira umunsi wabyo. Ariko ni byiza, ariko mise numva nyine gusa ikirere ndabona ari sawa. Ikirere kibyimbyemo amahoro. Ubwo ni mu ncamake. Urumva? Rero bantu b'Imana, bakunzi bacu, ni ukuri Imana yo mu ijuru ijya ibaha umugisha
kandi ubwiza bw'Imana bugiye bubagaragaraho. Umuntu wese ufata urutoki rw'agakanda kuri sabone, ndavuga subscribe, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Imana ijya ibaha umugisha, kandi muradukunda pe, muradukunda cyane, barabitwereka ariko umunsi ukuntu abantu badukunda, baradukunda. niyo mpamvu tutabona ariko mureke mbabwire nibyo tubitura. nta wakoreye Imana wikorera amaboko. Nawe tubivuze se, Sha ni ukuri kw'Imana, mufate hano. ntawayikorera ngo akorwe n'isoni. Ntago yagukoze isoni, Rwose. nubwo abadayimoni bikuzimu Cyangwa n'abo urebe- mu kirere n'ayo urasirazuba cyangwa urebe n'Iburengerazuba. ibiganiro byo ku ijambo ribohora TV, Eh? abo bantu bose nabona muri bose nta n'umwe wigeze ukurwa n'isoni. Sha ni ukuri kw'Imana. Oya, abantu ariko ngiye reka mbabwire, nubwo twagomeje tubivuga, ariko abantu reka mubwize ukuri, abantu barabohotse. Uzi ko dufite abantu bagiye batwandikira bagiye kujya kuri 200. Siko bagiye kugeraho. None se niba umuntu yandika ngo Imana ibaha umugisha, turawakira kandi murabibona ko natwe duha imbaraga zo gukora cyane kugira ngo tubahe ibiganiro byiza, sibyo? cyane rwose. Umuntu yafashe umwanya bakandika ijambo ruriya akavuga ati Imana ibaha umugisha, turabakunda abasore bacu, mukomereza aho ngaho, Imana ibirimo. Uriya mwanya bafashe byonyine ni ikigaragaza yuko nyine aba akwitayeho, yaguhaye umwanya wiwe, akaguha umwanya we. Nje hari igihe numva nanjye buriya nanjye ngira gutya nkajyaho nkareba nkavuga ko Mana, uzi ko iyo ufunguye ntawe ufunga. Ntibibafunga Cyane ukuri kw'Imana, ni ukuri. ntawafunga niyo yafunga. Jya vuga ngo wa Mana zacika rwose, zacika pe. Ariko se reka nkubaze, ni Daniel mu rwobo rw'intare, n'intare ubwazo zavuze ati uyu muntu aranuka ntabwo twamurya, kandi izo ntare zari zigize zari zishonje, ariko zimubonye ziravuga ati sha uriya muntu turabona ari marayika w'Imana, reka tumwihorere. Urumva? abana zitaranamureba, kandi iyo hitambika buri undi utari Daniel, aho se buriya zaramurebaga we, nubwo zamurebaga. icyo kintu mu rwobo rw'intare, abatadukunda ntibakaturebe, mu isenga ry'intare bakagushyiramo, ariko rata namwe mujye mutureba, rata mujye mutureba, mu isenga namwe mujye mutureba, twebwe ukitureba n'ubundi ubwo ngubwo badukunze. oya ni ukuri mudukunde, twe ndabeshya rata mujye mutwikundira, twe nta stress tugira, ntabwo turi abantu babi, sibyo rata? Ntabwo turi abantu babi. Buriya ahantu muzabona umuririmbyi wese, burya biragoye kugira ngo agire umutima mubi. biragoye. Umuntu wese uririmba, ntiwanaririmba ufite umutima waririmba iki? Umuririmbyi warabohotse muri we, ni nayo mpamvu maze ijambo ry'Imana tubwira ngo niba wishimye uririmbe, ngo niba wabaye ngo usenge. Nicyo kimenyetso cya mbere kikwereka umuntu uririmba. Rero umuririmbyi, umuntu uririmbira Imana, ntabwo ajya ababara, nta rungu mu mutima rwose. niyo ababaye umwuka wera aramanuka akamubwira ati mva nkubwire, ntabwo uzi ko wowe ujya unkorera imirimo. Utera indirimbo ukumva urabohotse, kuko hari indirimbo zibohora abantu pe, nk'uko twahereye kare tubivuga. So rero nshuti bakundwa, bene data, turabakunda rwose, duhari ku bwanyu, kandi mujye mukomeza mutubwire uko ibyo mushaka ko dukora. Ariko ikintu cya mbere ni uko turanga kugira ngo tubasusurutse, kandi tujye duhora tubasusurutsa ahantu hose mudukeneye rwose. Twongeye tubisubiremo, turahari pe, turahari. Mujye muduteguza, tuvugane kuri nimero za telefone ziri hasi, mutuhamagare, hanyuma twebwe tuhitabire, tuze dukore iby'Imana ishaka ko dukora. Turabakunda cyane. Ciao ciao. Sawa, naho Imana dukomereza amaboko twese. Amen.